Twongeye kubasuhuza kandi tubahaye ikaze kuri Amicus. Musigaye mubona kuri WhatsApp mukabona ukuntu ahantu handitse channels. Ushobora kwibaza uti ese ngiye na creating channel kuri WhatsApp gute? Ese channel ya WhatsApp ibimaze iki? Nkuko mubibona hano, amasosiyete manini cyane ku isi agiye afite channels ubona ko zimaze no kugira aba followers benshi cyane. So nawe rero birashoboka ko wakwikorera channel yawe, ubaye uri nk'umucuruzi ufite WhatsApp communicating aho n'abakiriya bawe, birashoboka ko wakora channel ukajya wamamazaho ibikorwa byawe bikagera ku bakiriya ku buryo bworoheje. Tugiye kurebera hamwe rero ukuntu ushobora gucreatinga WhatsApp channel kuri WhatsApp yawe ukajya uyikoresha communicating n'abantu bawe, cyangwa se niba uri n'umucuruzi ukaba communicating n'abakiriya bawe ku buryo bworoshye cyane utiriwe ujya guhereza umuntu ku muntu message. Twatangiye, urahita ujya hano handitse update, ujya ku tudomo dutatu, ukore create channel, ukore continue, itugera ahantu bagusaba kwandika izina rya channel ushaka gucreatinga. Hano dukoreshe Amicus, nako reka dukoreshe WizM kuko Amicus isanzwe irimo. Dukomeze twandike description ya channel kugira ngo urusheho gusobanurira abantu channel yawe iki ushatse kuvuga n'ikimaze. Nurangiza kwandika description, ikintu uhita ukora ni ugukora kuri create channel yawe iraba yamaze gufunguka. Tangire ushobora gufata iyi link ukayisharinga ku ma social media yawe cyangwa se ku ma contact yawe kugira ngo batangire bayijoininge bakurikire channel n'amakuru ugenda ubagezaho. Hano ushobora kweditinga profile yawe ugashyiraho ifoto kugira ngo channel yawe irusheho gukomeza kugaragara neza n'abantu babashe kwitandukanya n'izindi.